ubuyobozi bwose buva ku Mana. Yaba abayobora n'abayoborwa bigaragara neza ko batumva Imana uko itanga ubuyobozi n'umuyobozi. Ubuyobozi buturuka ku Mana. Reka turebe ubuyobozi buturuka ku Mana. Imana iguha ubutware, ikabuguha imyaka 20, 30, 40, 50, 30, 40, 50, yewe ikaba yanaguha ubutware igihe runaka. Ni ukuvuga ngo iyo Imana iguhaye ubuyobozi iba ishaka kugukoresha mu nyungu zayo. Imana ishaka kugukoresha mu nyungu zayo. Icyo abantu batabona, ushobora gukora icyiza cyangwa ikibi, kuko wa muyobozi Imana ihaye abantu ibamuha mu gihe gikwiye. Mu gihe gikwiye, igihe gikwiye. Kuko uzarebe, ni nayo mpamvu mu minsi ya mbere mu gutangira uwo muyobozi aza ameze neza, avuga byinshi, bamwe bakarwana abandi bakarwanya, bakagira gute, bikanga ntajya uvanaho umuyobozi. Kubera ko Imana yaramuhaye imyaka 20, 30, 40, 50. Ni ukuvuga ngo wowe nka muntu niyo mwaba miliyoni ntimushobora kurwanya umuntu ngo muvaneho Imana itabyemeye cya gihe Imana yamushyiriyeho yamuhaye kitaragera. Niyo mpamvu rero abantu bavuga bati tuvuye nko muri Korea y'Amajyaruguru. Korea y'Amajyaruguru bagiye bahererekanya ubutware kuva kuri sekuru, sekuruza na sekuru, n'uriya uri papa uriya muhungu uriho, bose bakagenda bakora igihe cyabo bakagenda. Bivuze ngo Imana yagennye imyaka se yari kuzaho, uyu muhungu yari kuzaho azamaraho. Ni ukuvuga ngo bo bamenye ubwenge, ahubwo barayoboka bose. Uzarebe iyo yinjiye ukuntu bakoma amashyi ahantu hose hagakangarana, bikaba ngombwa ko ababwira ngo bicare. Impamvu rero tuvuga ku buyobozi no kwiki, nuko Imana iyo iguhaye ubuyobozi n'ubutware, haba hari amahirwe yo gukora icyiza. Aya mahirwe umuyobozi ubwe Imana yahaye ubutware niwe uyakoresha neza, cyangwa se niwe uyica akagendera ku Imana ikazamukura ubutware. Nk'uko ugiye kubibona, abantu ntibasobanukirwe, bigasigara ku izina gusa. Imana ikwambuye ubutware rero ukuntu bimenya, utangira kuvuga izina ry'Imana, utangira kuvuga Imana. Utangira kuvuga Imana, kuko urugero turubonera kuri Sawuli muri Bibiliya. Ubwo Imana yamukuragaho ukuboko itangiye kugenda izamura Dawidi, tubibona kuri Sawuli na Dawidi. Niho tubonera ko Imana igenda ikwaka ubutware, ucika intege, nawe ubwawe urabyumva, uravuga uti ni Imana iri gukora ibintu nta kundi. Abayoborwa rero bo, kubera kutamenya, kubera ko babona umuntu aba akiri ku ngoma ku butware, bumva ko agifite ingufu. Ariko Imana ijya kukwambura ubutware hashize nk'imyaka 5, imyaka 5 cyangwa 10 yaragukuyeho amaboko.
yakuyeho amaboko. Niko byagendekeye Sawuli. Imana yamukuyeho ukuboko igushyira kuri Dawidi. Noneho abantu bakomeza bazi ngo ni Sawuli uyobora, kumva Imana yaramaze kwimika Dawidi kera. Niyo mpamvu rero umuntu uzi ubwenge, nibyo nyavuga, ntushobora gukura Afurika mu rwobo irimo rw'iyozabwonko bayikoreye udafite ijambo ry'Imana utarizi. Ntushobora. Ntibishoboka niyo wagira ute, ntibishoboka. Niba uterana bibonye ibintu. Nasomye Bibiliya nk'inshuro izo 3 kubera ko icya mbere bakoreye abantu iyozabwonko, kubera ko ari abazungu bagiye bagusobanurira ibiri muri Bibiliya, babisobanura bakurikije iyozabwonko ryabo. Kumbi ntabwo ari bwo busobanura Imana yari yarahaye umuntu ngo yumve. Benshi ntibabyumva. Niyo mpamvu ubona abantu bamara imyaka n'imyaka 40, 50, 60, 70 nta n'umwe urafungura Bibiliya. Niyo mpamvu ubona abantu bamara imyaka 40, 50 bagisenga ibishushanyo. Itegeko ry'Imana rya kabiri rirakubwira ngo kirazira ntuzigere na rimwe usenga ibishushanyo. Hari ukavuga ati ngewe niwo muhigo mfite wo gusenga ibishushanyo. Ni gute wasenga ibishushanyo Imana ibikubuza ukambwira ngo uzagira iyo migisha y'Imana? Urumva rero iryozabwonko bakoreye umuntu rituma wumva ibiri hariya kandi Imana yashaka ko wumva ibiri hano. Ibyo numva ko ari ibintu bikomeye rero kugira ngo ubyumve. Nibwo kwa kundi abantu bishyira mu byaha Imana yaramaze gukuraho umuntu ukuboko, bo bagakomeza barwana, yaba barwana bashaka kuvanaho umuntu, yaba barwana bashaka kumugumaho, bose bari kurwana n'iki? Bari kurwana n'amarangamutima yabo, kuko Imana yo yamaze gushyiraho akadomo igihe umuntu ubutware. Kuva bigitangira Imana ibizi igihe umuntu azamaraho nuko azabyitwaramo. Iyo ugeze mu nzira rero ukagira amahire ukabona abantu bakwereka Imana bakakwereka ijambo ry'Imana, bakakubwira bati izi nzira zireke nimbi, ngwino uyoboke Imana, nubwo Imana ikureka. Imana irakongeza ikaba yakuvana mu bibazo wari ugiye guhura nabyo kuko wayitinye ukayumvira. Ariko ntuzatinya Imana ntuyumvire, Imana izagira ikirekure igihe kirangire maze yimika abandi bami bazaza, cyane cyane mu bihe bigiye kuzaza. Iyi si y'abazungu barakurangira, hazaza ibihe by'abami bakunda batinya Imana, bayigisha abantu b'Imana kugira ngo abantu bongere bagaruke ku Mana, bagire ubusabane n'Imana, maze Imana igaruke iture muri bo, tuba abantu bayo, nayo ibe Imana yacu ubuziraherezo. Nka Isiraheli yahishwe muntu, Isiraheli y'abirabura Yuda, n'ubwoko 10 buzaza hamwe n'inkoni 2 bukaba inkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.